Ndabasuhuje bakunzi b'Ingenzi TV. Abaturage bo mu mujyi wa Kigali akagari ka Mwendo baratabaza Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuko akarengane na ruswa bivuza ubuhuha. Ijambo intabaza rikoreshwa ritabaza urengana kandi ari mu kaga gashobora gushyira ubuzima ku iherezo yabwo. Ibi nibyo bituma intabaza ivuza ubuhuha mu murenge wa Kigali byagera mu kagari ka Mwendo ho intimba ikamena imitima y'abarenganwa na gitifu wako ku kagari ari we Nduwayezu Aloyizi. Uko bucya bukira buri muntu uhabwa inshingano zo kuyobora agira indahiro arahira afashe ku idarapo ry'igihugu akarahirira ko akoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Iyi ni Ingenzi TV, ndabibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ubu rero siko byifashe mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, kagari ka Mwendo, umudugudu wa Ruhuha. Aha haravugwa akarengane gakorwa n'abayobozi kuva ku rwego rw'akagari ka Mwendo n'umudugudu wa Ruhuha. Inkuru yacu iri mu mudugudu wa Ruhuha wo mu kagari ka Mwendo, aho abahatuye batabariza umuturage waho witwa Mukamutara Rosine. Induru zikomeje kuba ndende mu mudugudu wa Ruhuha mu kagari ka Mwendo kuko benshi bahatuye bavuga ko ruswa yabaye ikiraro cy'akarengane. Ibi byavuzwe kubera ko Mukamutara Rosine yahohotewe n'ubuyobozi bw'akagari ka Mwendo bwamusenyeye inzu. Waduhaye amakuru ariko twamuhaye irindi zina kubw'umutekano we, twamwise Zaninka. Zaninka yagize ati umudugudu wa Ruhuha wagira ngo si mu Rwanda, ruyoborwa kimwe n'indi midugudu kuko hengwa inzoga z'ibikwangari ariko ntawe bafata kubera guhishirana. Ikibazo cyo kubaka hatanzwe ruswa, yagize ati uyu Mukamutara Rosine ajya kubaka inzu yasabwe amafaranga n'uyobora umudugudu wa Ruhuha witwa Nduwayezu Aloyizi hamwe na gitifu w'akagari ka Mwendo witwa Twagiramungu Dieudonné. Amakuru duhabwa n'abaturanyi ba Mukamutara twaganiriye ariko bakadusaba ko amazina yabo twayagira ibanga. Bagize bati amakuru dufite nuko ubaka mu mudugudu wa Ruhuha atasabye ibyangombwa wese atanga ibihumbi 300 by'u Rwanda, hakabaho n'uyarenza bitewe no mujyana kwa Nduwayezu Aloyizi cyangwa Twagiramungu Dieudonné uyobora akagari ka Mwendo. Yakomeje agira ati Mukamutara ngo yasenyuye kuko atayujuje akabaha make. Ntiwavuga ukuntu ahari inzu ya mama Nayira iri munsi gato cyane yaho basenyeye Mukamutara yo ikaba itarasenywe. Undi begeranye ni Ruth, hepfo yaho hari mama Liliane. Undi muturage uhatuye utarasenyewe ni Clarisse. Uyu ati n'ubu imbere yo kwa mudugudu Aloyizi Nduwayezu hariho harubakwa inzu. Abaturage bati hariho umukomisiyoneri witwa Mukanyandwi Yvonne wabuye akaba ashinzwe amakuru mu mudugudu. Mukanyandwi Yvonne ni ukekwaho kunyuzwaho amafaranga. Abaturage bakaba basaba umujyi wa Kigali ko wazagenzura inzu zubatswe mu buryo zitagira ibyangombwa zigasenywa, bitakorwa na Mukamutara bakamwubakira inzu yashimwe na gitifu w'akagari ka Mwendo kuko byasakuje ko bapfuye amafaranga Mukamutara atamuhaye amafaranga. Gitifu w'akagari ka Mwendo twagerageje inzira zose zikoreshwa zo gutara no gutangaza inkuru yanga kugira icyo atangaza. Twagize tuti muraho, nitwa Ephraim Nsengumuremyi, ndi umunyamakuru nyobora ikinyamakuru Ingenzi Newspaper na ingenzinyawe.com. Hari amakuru avugwa mu kagari ka Mwendo avuga ko wasenyeye umuturage witwa Mukamutara Rosine mu gihe hariho izindi nzu zubatswe zidafite ibyangombwa utashenye. Itegeko rinyemerera guhabwa amakuru, nawe rikwemerera gutangazwaho agukirwaho ugize icyo ubivuzeho. Inzego zitandukanye twagiye dushaka igisubizo ku kibazo cya Mukamutara Rosine birinze kugira icyo batangaza. Gusa bo mu nzego z'umutekano twavuganye ariko bakanga ko twatangaza amazina yabo kubera umutekano wabo. Bagize bati twamenye ko Mukamutara Rosine yasenyewe kandi abandi nabo bubatse izidafite ibyangombwa ntizasenywa. Twamaze kumenya ko Mukamutara acumbitse inyuma y'ibiro by'umurenge wa Kigali. Buri wese urebwa n'ikibazo cyo kurwanya ruswa n'akarengane n'uhanzwe amaso. Iyi ni Ingenzi TV.